Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena. Gira amahoro ya Kristo umuvandimwe. Turacyakomeza kuganira ku byanditswe bitagatifu twifashishije ubuhanuzi bwa Amosi. Amosi umuhanuzi arimo kudukebura muri iyi minsi, kuko nubwo twatowe twarahamagawe, Nyagasani yaraduhamagaye yaradutora, ariko ubutorwe twagiye tubwitwaramo nabi. Ni nayo mpamvu turimo kwisuzuma tugasanga ko hari aho tugomba gukosora, nuko tutagiye twitwara neza rero. Haleluya. Iyo mvuga ngo twabwitwayemo nabi, si ukuvuga wenda ngo mba natunze urutoki cyangwa se hari uwo nciriye urubanza, ariko buri wese mu kureba muri ya ndorerwamo hari ahantu agenda atsindwa. Iyo utsindwa rero ni ukuvuga ngo uba witwaye nabi, amategeko aba akugonga, kandi nyamara ntabwo uri umugaragu w'amategeko, ahubwo Nyagasani yaje kutubohora. Haleluya. Amosi rero aratubwira. None rero ejo uko twarangije bwa buhanuzi bwa Amosi, aho twarangirije haravugaga ngo niyo mpamvu umuntu uzi ubwenge yakwicecekera mu gihe nk'iki, kuko ari igihe cy'amakuba. Haleluya. Ndizera yuko twibuka twese aho twari tugeze. Ni mu gitabo cya Amosi umutwe wa 5 umurongo wa 13. Aha rero ejo narakubwiye ntituzahaganiraho neza twitonze, turebe ngo niyo mpamvu umuntu uzi ubwenge yakwicecekera mu gihe nk'iki. Igihe nk'iki rero ni ikihe? Ntabwo ari igihe kiba cyoroshye, kuko Amosi aravuga ngo kuko ari igihe cy'amakuba. Amakuba rero ni akaga, ni ibyago mu by'ukuri. Ni ukuvuga ngo ni igihe cy'ibyago, ni igihe cy'akaga, ni igihe kitari cyiza kuri twebwe. Ni igihe kitari cyiza ku bantu bose muri rusange, ko ni igihe kitari cyiza ku basenga ku buryo bw'umwihariko, kubera yuko ari igihe cy'akaga kuriho. Akaga rero katuriho ni akahe? Ejo twarabibonye ukuntu twarenganyije umukene, ukuntu inshuro ye twayiriye, ukuntu twagiye dukora 1/10 twarakimize. Twagize igihe cyo kugana ku maturo tugomba gutanga, bavandimwe murabyibuka. Ariko uyu munsi ndahamya ko abenshi mushobora kuba mwararambitse gutanga amaturo. Nyamara rero duhora turirimba ngo ibyo dutunze byose ni ibyawe Nyagasani, nyamara yadusaba mu byo yaduhaye ugasanga ntago dushaka kubirekura, kandi bya bindi yaduhaye nibyo bigomba kuvamo ibitunga wa mukene. Umukene rero twaramuriye, twaje gusanga yuko hari uburyo turya umukene, mu buryo bwo kumupyinagaza, mu buryo bwo kudakoresha neza umutungo wa leta cyangwa se aho nkorera, sinitware neza, mbese muri make mu kutitwara neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, byanze bikunze bigera ku mukene. Mu yandi magambo ari nayo nama twemeranyijweho ejo, nuko tugomba gukora ibyiza tukayoborwa na Roho. Haleluya. Nkuko Pawulo avuga ati mureke Roho abigarurire abayobore, nibwo mutazakora iby'umubiri urarikira. Haleluya. Kugira ngo tudakora iby'umubiri urarikira, birasaba ko Roho ari we utwigarurira. Birasaba ko za ngeso za kamere tuzibamba hehe? Ku musaraba. Haleluya. Igihe rero tukigenda na za ngeso za kamere, turashaka kujya mu ijuru ariko twitwaje kamere zacu, ntago bizakunda. Muvandimwe ugana mu ijuru rero, iki ni igihe cyo kugira ngo buri wese yitekerezeho. Kandi twarabivuze, ntabwo ari igihe cyo kugira ngo urebe ngo runaka, ngo ubutegetsi bw'igihugu runaka. Oya, ireberewe ku giti cye, ko twaje gusanga ko amategeko yicwa n'abantu, hashyirwaho n'abantu kandi akicwa n'abantu, kandi ahana abantu. Ni ukuvuga ngo twebwe rero bantu ni twebwe bireba. Nyagasani rero abwira umuryango wa Israel ngo nimudahinduka nta gakiza muteze. Niyo titire y'iri jambo turi kuganiraho, nimudahinduka. Jambo ryitwa guhinduka, ku cyumweru bararidusomeye mu ivanjiri. Yewe aya magambo yo guhinduka twarayasomewe cyane. Ivanjiri yanditswe na Matayo umutwe wa 3 niho badusomeye. Yohani Batista yigisha. Yohani Batista arigisha aravuga ngo ijambo ry'Imana avuga ngo muri iyo minsi Yohani Batista atangira kwigishiriza mu butayu bwa Yudeya, avuga ati nimwisubireho kuko ingoma y'ijuru yegereje. Haleluya. N'iri jambo rero nshaka kukubwira, nimwisubireho. Amen. Haleluya. Kuko ingoma y'ijuru yegereje. Kwisubiraho. Yezu atangiye kwigisha ubwo
mu ivanjiri yanditswe na Matayo nyine umutwe wa 4, Yezu atangira kwigisha ni guhera ku murongo wa 12, ariko umurongo tugiye gusoma ni ngo umurongo wa 17. Guhera ubwo Yezu atangira kwigisha agira ati, nimwisubireho kuko ingoma y'ijuru yegereje. Haleluya. Nuvuga ngo ni amagambo Yohani Batista yakoresheje, ni amagambo Yezu asubiyemo na Petero igihe yabwiraga bakimara guhabwa Roho Mutagatifu. Inyigisho ya mbere ya Petero yabaye kwisubiraho. Ubwo turi muri Bibiliya, tujye mu buzima bwacu. Ahantu hose habereye amabonekerwa ku isi, Bikira Mariya cyangwa Yezu cyangwa se niba ari marayika woherejwe, aza kubwira abantu ngo bisubireho. Iri jambo ryitwa kwisubiraho, guhinduka no gusenga ni ibintu dukomeza guhamagarirwa buri gihe. Kwisubiraho rero nibyo bizadutera guhinduka. Haleluya. Nibyo bizadutera kwisubiraho, no kuvuga ngo nimwisuzume, murebe imikorere yanyu, murebe ibibi mubijugunye, murebe ibyiza mubigomane, nimwisubireho. Iyo bavuga bati isubireho, no kuvuga ngo uri mubi, aho ntabwo turi buze kwajya impaka. Uwisubiraho nuko aba ari mubi rwose. Iyo bakubwiye bati wa muntu we isubireho, nuvuga ngo mu yandi magambo uri mubi. Ariko igihe cyo guhanwa ntabwo ari iki ngiki. Reba uko wahindura iyo myifatire kugira ngo igihe cyo guhanwa utazahanwa. Iri jambo rero ryo mwisubireho ni ijambo twasomewe ku cyumweru. Padiri aho wagiye mu misa, padiri yararisobanuye byanze bikunze, kuko ntabwo niba ataranarivuzeho, ariko Bibiliya yo yarivuzeho. Liturujia yari yariteganyije. Niba padiri mu cyigisho cye atararitinzeho bitewe naho wari uri, ubwo nuko byagenze. Gusa ngewe aho narindi rwose, padiri mu kwigisha rwose yabitinzeho, anavuga rwose ukuntu kwisubiraho ari ngombwa, agenda anaduha n'ingero. Ndibuka aho yanadusomeraga ku munsi w'Uhoraho ugiye kuza, mu isomo rya mbere batubwiraga yuko umwana w'intare cyangwa w'impiri, umwana w'umuntu azakoza ukuboko mu mwobo w'impiri ntagire icyaba. Batubwira ko hari igihe cyo kubana neza kigiye kuza, ariko kizaza ariko tumaze kwisubiraho. Birumvikana muri rya kuzo dutegereje n'ibyo birimo. Ariko noneho padiri mu kuduha ingero aravuga ati, rero ushobora kumva umwana w'igitambambuga n'impiri, ntiwumve wenda uburemere bwabyo, kubera ko impiri utayizi. Wenda hari abantu baba barabaye no mu bihugu wenda bitarimo n'inzoka, bavuga intare ntubyumve kubera ko utazi urwango ruri hagati wenda y'injangwe n'imbeba, mbese ntubyumve neza. Padiri arabikurura bishyira mu buzima bwacu. Ati ni nk'uko bavuga ngo umupolisi, ndibuka ko ari cyo kigereranyo padiri yatanze, ngo umupolisi n'umushoferi bagiye kubana neza, polisi atandikira shoferi. Abakristo nyine baraseka. Nuko ati ni nk'uko bavuga ngo umwana bagiye kumuha indobo yuzuye amandazi ayaragire kandi ntakoreho, tugaseka nyine. Birumvikana. Ubwo natwe nyine tugashyiraho abo uzi nyine bakunda ibintu n'ibi, mbese muri make twagiye tubyumva kurushaho. Ariko icyo batubwiraga nuko hari umunsi w'Uhoraho wegereje, aho cya kindi kibi cyose kizavaho. Ariko uwo munsi tuzawugenda nitumara guhinduka. Haleluya. Guhinduka rero padiri yaratwigishije, atwigisha guhinduka, atubwira ko abantu bakwiriye guhinduka. Ikibeho twabwiwe guhinduka, mbese ahantu hose tubwirwa guhinduka, kwisubiraho no gusenga. Ariko ibyo rero akaba ari byo umuhanuzi Amosi atubwira uyu munsi, avuga ngo nimudahinduka nta gakiza muteze, ntabwo muzagira amahoro. Ariko none akanatugira inama atubwira ati, rero niyo mpamvu umuntu uzi ubwenge yakwicecekera mu gihe nk'iki, kuko ari igihe cy'amakuba. Ni inama. Ariko twebwe abahanuzi burya twemerewe kuvuga duhanura. Ubu ni ubuhanuzi, iri ni ijwi ry'ubuhanuzi. Haleluya. Igihe cy'amakuba rero turimo ni ikihe? Ibi akenshi iyo babivuze abantu bagira ubwoba, ngo ubuhanuzi ngo buratera ubwoba, ngo buraca intege, ngo reka rero nkubwire, nshobora kutahagusomera.
ariko ntabwo bivuga ko iyi paje yavuye muri Bibiliya, iracyarimo kandi nubwo bivuga ngo manuza Amosi ngo aracecetse, reka urabyirengagiza, cyangwa se Amosi ngo bamaze kumwanga nyine. Hano muri Bibiliya nyine batubwira ngo Amosi yirukanwe i Beteli mu mutwe wa 7. Amosi yirukanwa i Beteli, ni ukuvuga ngo Amasiya umuherezabitambo w'i Beteli atuma kuri Yerobowamu umwami wa Isiraheli ati, Amosi ariho arakugambanira rwagati mu nzu ya Isiraheli, igihugu ntikigishoboye kwihanganira ibyo avuga, kuko avuga ngo Yerobowamu ngo azazira inkota y'Abayisiraheli bajyanywe bunyago kure y'igihugu cyabo. Amasiya niko kubwira Amosi ati, ngaho genda wamubonekerwa we, cika ujye mu gihugu cya Yuda ho uzashobora kwirwanaho no guhanura, naho i Beteli ntuzongere kuhahanurira kuko ari ingoro y'umwami, urusengero rwa cyami. Amosi asubiza Amasiya ati, sinari umuhanuzi, sinari n'umwe mu itorero ry'abahanuzi, nari umworozi ngakonora n'ibiti byera imbuto, nyamara Uhoraho yankuye inyuma y'amatungo, nuko arambwira ati, genda uhanurire umuryango wa Isiraheli. Ubu ngubu umva ijambo ry'Uhoraho, wowe uvuga ngo ntuzahanurire Isiraheli, ntuzongere guhindanya inzu ya Izaki. Uhoraho rero avuze atya, umugore wawe azigira ihabara mu mujyi, abahungu bawe n'abakobwa bawe bazazira inkota, isambu yawe izagabanishwa umugozi, naho wowe uzapfira mu gihugu cy'amahanga, na Isiraheli yose ijyanywe bunyago kure y'igihugu cyayo. Ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Ubwo ni mu mutwe wa 7 guhera ku murongo wa 10 kugera ku murongo wa 17 niho nsomye. Muvandimwe rero, Amosi yavuze, ariko urumva hari abantu bahungabanye, nayo mpamvu bamubwiye bati, ngaho vanga hagenda, baramwirukanye. Birashoboka rero nawe ko ubuhanuzi bwa Amosi waba uri kubwirukana, cyangwa se urimo kuvuga uti, ngewe ngiye gukora refuti muri izi audio, simaze no kuba nyinshi, ukitwaza ngo zabaye nyinshi, kandi atari uko zabaye nyinshi, ngo zisigaye zinatinda, ngo no gufunguka n'izifunguka, ukitwaza ibyo byose ari uko wumva ubuhanuzi bwamaze kukubihira. Ariko se uyu muntu uri kutubwira ngo ni igihe gikomeye, ngo ni igihe ngo cy'amakuba, ngo niyo mpamvu reka rero nkubwire, hari n'ahandi hateye ubwoba kurusha aho ngaho. Hari ahandi hateye ubwoba kurusha aho ngaho nagiye nsoma mu gitabo cya Amosi, ngo ubwirasi ni ukwiyemera kw'abakungu, ibyo nabyo bizavaho, ngo Samariya izasenywa. Ibyo byose tuzabiganiraho, aya magambo yose tuzagenda tuyaganira. None rero ukavuga uti, ngewe ibi bintu ndumva ngewe bimaze kuba ni byinshi, ngewe ndumva uyu muntu arimo gukabya cyangwa ari gutera abantu ubwoba, si igihe cyo guhanura ibintu nk'ibyo. Hari abantu benshi bameze gutyo, hari amatorero menshi abahanuzi baracecekeshejwe, uretse no mu matorero yandi n'abakarisimatike. Muri Kiliziya Gatolika ndabizi ko ubuhanuzi baravuga bati, uno muntu umukarisimatike uzumva afite ubuhanuzi ajya aceceka, ajya kubibwira. Mbese muri make ubuhanuzi ntabwo abantu bakibushaka, ngo buri gutera abantu ubwoba. Nanjye rero nge nazanye ijwi ry'ubuhanuzi, ariko si ubuhanuzi bwanjye, nge ndisegura, kandi iyo nisegura mba ndi gusaba imbabazi. Ubu rero nuko utari kundeba muvandimwe, mba nifashe rwose nirundaruza, ubwira ni muvandimwe, ntabwo naje kugutera ubwoba, si ubuhanuzi bwanjye, ndi gusoma amagambo ari muri Bibiliya, igitabo cya Amosi, urebe niba hari aho utsindwa, nawe wikosore, maze ubuhanuzi bwikomereze kubo bureba, ntabwo ari wowe. Ubwo rero muvandimwe, hari ahantu tuzajya dusoma tukumva haduteye ubwoba, ariko reka mpagusomere mu gitabo cya Amosi nyine. Ubwo n'ubuhanuzi buteye ubwoba, ariko si ubwanjye, nshaka nkubwire ni n'ubwanjye. Neza ubu ngewe ndavaho nkubeshye ngo ntabwo Uhoraho yampamagaye. Ubu Amosi yari guhagarara imbere y'uriya muntu wamwirukanaga akamubwira ati, sindi umuhanuzi oya, ngewe ndiwe, kandi Nyagasani yantumye. Kandi aya magambo y'umuhanuzi Amosi ntiyambwiye ngo ngusubiriremo. Umva, Samariya izasenywa
Nyagasani uhoraho arabirahiye, uhoraho Imana umugaba w'ingabo avuze atyo. Ubwo ni umutwe wa 6 ndi ku murongo wa 8. Nangoro no kubwirasi bw'umuryango wa Yakobo, nkanga n'ingoro zayo, umujyi wose uko wakabaye nzawutererana. Uwo n'uhoraho bivuga. Haramutse hagize nk'abantu 10 bacika ku icumu mu nzu imwe, nabo bazapfa. Hazasigara abantu mbarwa bo guhamba bene wabo. Nihagira uwiyambaza usigaye mu nzu ati nta muntu musigaranye aho mu nzu, undi amusubiza ati nta usigaye. Nta muntu uzasigara habe n'umwe wo kwambaza izina ry'uhoraho. Niko kuhoraho niwe utegeka. Akoma imbarutso inzu nini, igahirima intoya ikiyasa. Ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Ngarukiye ku murongo wa 11. Ngewe ndi kuvuga mu nzu ya Isiraheli, ntabwo ndi kuvuga wenda ahandi. Mu nzu ya Isiraheli ngo ndi kwivugira mu bantu basenga, ngiye ndi kwibwira abantu bo mu nzu ya Isiraheli, ntabwo ndi kubwira abatuye isi yose. Oya, ngiye ndi kwibwira abantu bo mu nzu ya Isiraheli. Aba mu nzu ya Isiraheli, ubwoko bw'Imana, ubwoko bwatoranyijwe. Imana yo mu ijuru, nukuri Imana yo mu ijuru. Haleluya, yo mu ijuru. Ariko haleluya, hari ubundi impamvu yagiye mvuga ngo Imana yo mu ijuru, mba mvuze nka Petero ngo wa Yezu mwishe. Haleluya, mukamubamba ku musaraba uwo nguwo. Haleluya, nanjye mvuga Imana yo mu ijuru, haba hari impamvu mvuga iyo Imana yo mu ijuru. Haleluya, kuko hari Imana abantu barema bakazishyira hariya. Igiti ushobora kucyita Imana, ibuye ushobora kuryita Imana, ushobora kubaza ikintu ukacyita Imana. Ibyo si byo Mana. Haleluya, abantu ba Isirayeli baragiye mu butayu bwo bari kugenda babumba ibishushanyo cy'inka cy'ikimasa, nuko barakiramya ngo niyo Mana. Cyo si Imana. Iyo mvuga rero niyo mu ijuru, irabirahiye. Haleluya, irarahiye, iravuga ngo ntago bizakunda nta muntu wo mu muryango wa Isiraheli uzasigara. Haleluya, uzasigara niba badashaka gusenga Imana yo mu ijuru. Haleluya, hari igihe abantu batekereza ngo nitudasenga iyi Mana ngo nayo izababara. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nta mubabara Imana izigera igira. Kandi ndagira ngo nkubwire ngo n'aya mazi uruzi, haleluya, yahindukamo amaraso niba utekereza ko Imana ikeneye amaraso. Ntabwo zari inyanja itukura ntiriho. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana yigombye ibitambo bitwikwa. Imana yigombye ibitambo by'abantu. Imana ntiyabure ibitambo. Haleluya, ndagira ngo nkubwire ngo Imana ishaka amaturo ntiyayabura. Imana ishatse ibyo kurya ntiyabibura. Ntabwo yagomba guca kuri wowe. Haleluya, utekereza ko icyuha Imana kiyigira Imana? Ese muvandimwe, utekereza ko amaturo yawe ari yahindura Imana Imana? Umva, umuhanuzi aratubwira ngo wowe, umuhanuzi Amosi nyine aravuga ngo umutwe wa 5 umurongo wa 18, bariyimbira biha abarambirije ku munsi w'uhoraho. Bimaze icyo umunsi w'uhoraho uzaba umeze ute ku bwanyu? Uzaba uri umunsi w'umwijima, si w'urumuri. Ni nk'umuntu uhunze intare hanyuma agahura n'indi nyamaswa y'inkazi, yagera iwe akishingikiriza ku rutare, nuko inzoka ikamurya. Si byose umunsi w'uhoraho ntuzaba ari umwijima, kuba ntuzaba ari umwijima aho kuba umucyo. Umwijima w'icuraburindi uzira icyezezi, niko uwo munsi w'uhoraho uzaba umeze. None muvandimwe, uratekereza ngo ngewe nzabitwara uko bishaka, ngo ngewe ngo nzamuha amaturo nshoboye, berega ngo bari no kuduhatira ngo gutanga, ngo ariko ngo kuki ubundi uyu mugore ngo yigisha ngo buri gihe akavuga ku gutanga. Reka rero nkubwire muvandimwe, komera ku byo ufite. Nushaka niwongere no kugira icyo utanga. Ngewe ntacyo bintwaye rwose. Ntago ndi kukubwira ngo tanga ume, ndi kukubwira ndi tanga ukize ubugingo bwawe. Haleluya, haleluya. Bantu mwe ndagira ngo mbabwire ngo iri ni ijwi ry'ubuhanuzi. Haleluya, umuhanuzi Amosi ahagaze imbere yawe arakubwira ati, aragutunga urutoki, nguru urutoki rwa Amosi rukubwira ngo iyi niyo mpamvu umuntu uzi ubwenge. Niba uzi ubwenge muvandi cecekere.
ntabwo ari igihe cyo kwitararaza mu magambo uri kuvuga ngo ariko bundi ngo bariya ngo basenga gute. Ntabwo ari igihe cyo kujya kureba abandi, ntabwo ari igihe cyo kujya gushakisha uko n'abandi wabashinja. Ni igihe cyo kureba ibikorwa byawe kandi ukareba ukuntu wakosora. Birambabaza cyane njya kumva nkumva ubuhamya bubi buturuka mu audio. Umuvandimwe ejo bundi yarambwira ati muvandimwe ati naraho byaracuruzaga arahomba, kandi uwo muvandimwe wari umucumbikiye mu nzu nawe ari muri audio, n'abantu bari muri audio bombi. Bukeye wa muvandimwe arambwira ati merewe nabi, nta n'icyo kurya, ntako mbayeho. Wa muntu wo muri audio wari umucumbikiye, kubera ko yari amaze igihe atishyura inzu kubera ko ntako abayeho, yaramusohoye aramwirukana. Mbwira turagana hehe? Naravuze nteko ubu abantu barumva cyangwa Yezu turakubabaza, ntabwo twumva. Muvandimwe ndavuga ibyo yabikaza. Haleluya. Kandi nkumva ko mfite imbaraga zikomeza kuvuga, ariko abantu mbwira ntago mwumva. Birashoboka bite ko hejuru y'izi nyigisho umuvandimwe yaturumbura umuvandimwe we mu nzu akamubwira ngo nagenda ajye gushaka ahandi acumbika ngo ntabwo ari uzakomeza kumwishingira, hejuru yuko abona ibibazo yageze. Umuntu wakurikiza inyigisho, tukurikiriza inyigisho rero tutagenda mu buryo. Iyi ntabwo ari radiyo. Haleluya. Izi nyigisho iyi si radiyo. Ntabwo mbyuka ncuranga radiyo. Haleluya. Radiyo ikubwira amakuru amwe ushobora kureba ko ariyo, ndi wenda ukazamenya ko atariyo, ariko wakwikoze ubushakashatsi. Njyewe rero ubushakashatsi sinjye bugukorera, ni Roho Mutagatifu aba yabukoze, yarangiza akambwira ati mvugira ibi ngibi. Muvandi, nasenze Imana ndayibwira ngo ndashaka kuzabwira abantu batandeba, kuko iyo umuntu akubwiye umureba ukomeza kureba ukuntu iminwa inyeganyega, wareba ukuntu wenda areba ukuntu icyaha kimurenga ukavuga utari kuri asi runaka. Ndashaka kukubwira utabona ko ari runaka, ndashaka kukubwira wumva ko ari Yezu Kristo uhagaze muri jyewe. Akoresha ijwi kuko ntabwo Yezu azakoresha ijwi risuma. Haleluya. Mu byahisho aravuga ngo afite ijwi risuma nk'inyanja. Nasuma nk'inyanja uzumva iki? Yagasani kwavugisha ijwi ry'umuntu akavuga ati mwana wanjye vuga. Kandi iyo mvuze ko wumva mu Kinyarwanda, muvandimwe wumva Ikinyarwanda cyangwa se wumva urundi rurimi, ko Imana haleluya yarakwegereye kugira ngo ikubwire mu rurimi wumva. Kuki wavuga ko ntacyo wumvise koko? Ubu buhanuzi nta kintu uri gukuramo koko, ku buryo wakwiriye kumva ko ibi ngibi ari ibihe byo kwitwara uko ushaka? Jewe rero ndagira ngo nkubwire ngo iyi si radiyo byo gucuranga, cyane cyane nta murongo wa FM. Ntabwo mvuga ngo ku murongo uyu n'uyu, oya, ni iminota. Njyewe hari ubwo mfata iminota 20, 30, hari ubwo igera kuri 40 ku munsi bikaba birarangiye. Nukuvuga rero ngo iyi audio niyo nawe washaka kuyisubiramo kenshi, ni we wajya uyisubiramo, ariko yo ubwayigira igihe ikavuga iti iki ni igihe ikarangira. Radiyo yo ishobora kuvuga kugeza igihe uzashakira kuyifunga. Muvandimwe rero iyi ntabwo ari radiyo. Muvandimwe rero iyi si indirimbo. Muvandimwe rero ibi si ibisazi. Muvandimwe ubu ni ubuhanuzi. Haleluya. Kandi ubu buhanuzi buje mu gihe gikwiriye. Naho wowe waba uvuga utari ko ubuhanuzi ndumva atari igihe cyabwo. Wewe ushobora kuba ubipima gutyo bitewe n'igipimo uri gukoresha ugasanga atari igihe. Ushobora kuba ubibona uko nguko bitewe nuko wowe ubibona, ariko Roho Mutagatifu haleluya upima haleluya ikirere agapima, isa agapima byose. Yaravuze ati iki ni igihe haleluya, iki ni cyo gihe cy'ubu buhanuzi haleluya, iki ni igihe haleluya buri wese akwiriye kumva ijwi ry'ubu buhanuzi. Haleluya. Roho Mutagatifu rero aravuga ngo niyo mpamvu Amosi, mu gitabo cya Amosi umutwe wa 5 umurongo wa 13, niyo mpamvu umuntu uzi ubwenge yakwicecekera mu gihe nk'iki. Ntabwo ari igihe kuvuga amagambo menshi, ntabwo ari igihe cyo kujya kuririmba indirimbo nyinshi, ntabwo ari igihe cyo gusubira mu buhanuzi bw'abandi. Oya, ntabwo ari igihe cyo niba hari ushaka gusangiza ubuhanuzi ujye umwohereza izi audio, kuko kubivuga mu magambo yawe bizagenda byitwa ibyawe, kandi n'ibyitwa ibyawe bizatera babandi ubwoba. Hari abazagira ikibazo, bashobora kugira ibibazo bakaba bagira n'ibibazo kubera ko wavuze gutya. Iturize.
njyewe ntabwo nzigera na rimwe mvuga ko Imana itabimbwiye. Narakubwiye ni Yezu yaranyoreje ngo njye kubwira ubwoko bwe, kandi njye ndi kwibwira abana ba Isiraheli. Ntabwo ndi kubwira isi yose kuko isi yose ifite abazayibwira. Njye ndi kwibwira abana ba Isiraheli nabo Amosi yari yatumweho. Samariya izasenywa, Nyagasani Uhoraho arabiraye, Uhoraho Imana umugabo w'ingavuza atya, nanguru ni ukubwira si bw'umuryango wa Yakobo nkanga ingoro zayo. Umuryango wuhe? Wa Yakobo. Nanjye muryango wa Yakobo ni wowe ndi kubwira. Haleluya. Kuko muryango wa Yakobo ntabwo ndi kubwira isi yose. Hari abazumva, hari abatazumva, hari abazanyega, hari abazasika, ibyo ntabwo bindeba. Ariko muryango wa Yakobo, bantu basenga, bantu bafite Bibiliya mu biganza, bantu mufite rozari. Haleluya. Bakristo Gatolika mufite rozari, mukaba mufite misa, nimwe ndi kwibwirira. Umukeni wanyafashwa ati, ese amaturo atangwa, bantu batanga amaturo, bantu mwakira amaturo, bantu bafasha muri Karitasi bimeze biti? Mbere yuko tugera muri ayo makaritasi, mbere tubanze turi, ese wowe muvandimwe, ayo maturo mbere yuko wavuga uti muri Karitasi barayarya, wowe uba wayatanze? Aho niho twebwe turi kwirebera njye nawe. Banza urebe uburyo utanga amaturo, noneho tuzareba babandi bayakira. Ariko noneho dushaka kureba babandi bayagenewe, abagenerwa bikorwa. Haleluya. Ari bo bakene bifashe bate? Aho niba ari kurushaho gukena. Za kiliziya ziri kwagurwa rwose ni byiza, abakristo babaye benshi, kiliziya ziri kwagurwa. Ese aho koko muri kuzagura kugira ngo n'umukene abone icyicaro, cyangwa muri kuzagurisha imfashanyo z'abakene? Njyewe ntabwo ari urubanza ndi guca, ndi kubwira abantu buri wese arebe mu ruhande rwe. Kandi njyewe nabonye abantu baranze kureba mu ruhande rwabo, ibintu bikagenda biba bibi rwose. None Nyagasani Uhoraho yavuze ngo ngubwo rero muryamira umutindi, mukamutwara umugabane we w'ingano, aya mazu mwubakishije amabuye abaje nimuzayabamo. Amazu, iyo mizabibu myiza mwateye nimuzanywa divayi yayo. None za kiliziya niziri gufunga hirya no hino mu bihugu byateye imbere, niziri gufunga zabuza abakristo. Si uko abantu batavuka, si uko abantu batakibyara, ahubwo ibi bintu njyewe je narakubwiye, numva hari indwara ziriho, twebwe turi kuzita indwara z'abakire, indwara z'igihe. Iki kinyejana gifite indwara zacyo, za zindi twarabivuze ejo. Tavugane rero, nimureke twisuzume turebe ko aho byaba bidaterwa n'imyifatire yacu. Njyewe ntabwo ndi kutunga urutoki, oya, ntabwo ntunga urutoki. Ariko nanjye nk'umuhanuzi, nk'uko umuhanuzi Imana yamutumye kujya kubwira Abayisiraheli inzu ya Yakobo, nanjye ndi kwibwira inzu ya Yakobo, ndi kubwira bari abayobozi ba kiliziya aho hirya no hino ku isi. Nawe izo kiliziya niziri gufunga kubera ko wenda hari zubakishijwe imitamenwa, batitaye ku mukene, ntabwo mbizi, ntabwo ndi gutunga urutoki. Njyewe ndi kubabwira ni mwisuzume murebe. Bityo rero ikosa ryaba ryarakozwe, twebwe abakiri mu kubona abakristo, twebwe mu bihugu bigitera imbere, twirinde gukora nka babandi, ngo twirinde kubakira ku mukene. Ubwo ijwi ry'ubuhanuzi riba rije no kugira abantu inama. Bityo uwumva ubuhanuzi akihatira kubushyira mu bikorwa, icyo gihe ntabwo ahura n'akaga. Umuhanuzi Amosi, reka twongere turi hano muri introduction ukuntu babivuga. Umuhanuzi Amosi yaje aje kuburira umuryango wa Isiraheli ngo niyo mpamvu umunsi w'Uhoraho utazabera urumuri, ahubwo uzababera igihe gikomeye. Ariko icyo gihe Amosi yadutse ryari? Twongera tuhasubiremo. Amosi yigishije mu gihe cya Oziya, ngo cyari igihe cy'ubukungu n'uburumbuke muri Isiraheli. Byagaragariraga mu mazu meza yubakwaga n'ibikoresho byose byabazwaga mu biti by'akataraboneka, kandi bakabitakaho imirimbo yabajwe mu mahembe y'inzovu. Abakire biberaga mu birori, bakirirwa bagaramye mu ntebe nziza no mu mariri anepa, bacurangirwa ibyuma biririmba. Nta n'umwe wari ufite inkeke y'akazaza ejo, ahubwo bari bizigiye ko Uhoraho azakomeza kubadabagiza kugeza ku munsi w'Uhoraho. Bo bari bazi ko bari gusenga, bakavuga bati ibi bintu turi kubibona nta kibazo, turi gutera imbere rwose. Ngo bari nta n'umwe wari uhangayikishwe n'ejo hazaza, ngo bo bibwiraga yuko ngo Uhoraho
azakomeza kubadabagiza kugeza ku munsi w'uhoraho. Niko bo bibwiraga, ariko kandi babyibwiraga gutyo gute? Abakene bari barimo kurushaho gutindahara, abakene bari kurushaho kuzamuka, bibera mu mariri meza, bigendera mu mamodoka meza cyangwa ku mafarasi meza. Icyo gihe nyine kuko nivuga amamodoka wenda hari abo bari butekereze bati natwe dutunze urutoki, oya reka tubyihorere. Bigendera ku mafarasi meza, biyambarira imyambaro myiza, mbese batagishaka no kwambara amakanzu, mbese bishakira kwibera muri rikise nyine. Natwe iratubera ariko ikabaryohera. Ariko iyo abantu bibera muri rikise, bifungurira amakonte, bishyiraho amafaranga, bashaka gutwara abo bashaka, mbese bisambanira uko babyumva, biyibira uko babyumva, iby'umukene ntacyo bikivuze. Abantu niko bari bameze icyo gihe. Abantu ntawe ntunze urutoki. Nuko ariko ngo ntawe wari witaye ku butindahare bwa rubanda rugufi, baterwaga n'ubwikanyize bw'abakire. Ibintu byarazambye, umwiryane ni wose, iyobokamana risigaye mu magambo, naho umutima wo uri hehe? Kure. Iyobokamana risigaye hehe? Mu magambo. Umutima uri hehe? Kure. Waza wavuga uti ariko uhoraho ntabwo yishimiye muri gukora, Nyagasani aravuze ngo rwose nimureke kugira gutya. Ngwego ariko nguriya ngo nohe waceceke. Wanuzi bwose bugacecekeshwa. Amatorero ngo muri gutera abantu ubwoba ngo muceceke. Amatorero nta gihanura. Umuntu ufite ubuhanuzi ahanura afashe ku munwa. Yewe abari abakarismatike we ntabwo nibahanure, bari gutera abantu ubwoba. Nguko uko ibintu byari bimeze. Nyamara ariko icyago cyari kibubikiriye. Iyo avuga ngo ikintu kirubikiriye, icyago kirubikiriye, ni ukuvuga ngo kirategereje ko kigiye kuza kubikubitaho. Ni ukuvuga ngo tushobora kwiha amahoro, tukishyira mu mutuzo, tukajya twumva ko rwose yaba abantu barakabya baceceka, ariko bakanaceceka rwose. Bagaceceka rwose, bagaceceka kandi bagaceceka kuko. Ariko uhoraho aracanye amazi. Umva, wirengagize ko mu ijuru batetse, ariko baratetse, amazi agiye gushyuha, agiye kubira. Ubyirengagiza ubirebaho. Ngewe icyiza rero nakubwira nk'umuhanuzi Amosi uko abivuga, arakubwira kuri uyu murongo wa 13, umuntu uzi ubwenge yakwicecekera muri gihe nk'iki, kuko ari igihe cy'amakuba. Igihe udatekereza ko bishobora kuzamba, ni nacyo Yezu yatubwira ati igihe mudatekereza, umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Gusa ninde uri gutekereza ko Yezu yaza? Ntawe. Ndetse yaza gute? Urumva abantu barimo kugenda bashakisha uburyo bw'iterambere, iterambere riri kurushaho kuzamuka, amatelefone ari gukora, ubutumwa burazamuka, mbese yewe ibintu bimeze neza, ku isi biri kuzamuka, amazu meza, mbese dufite byinshi twarebera tukavuga ko warakigarutse. Ntabwo yaza, ntabwo yabona umwanya wo kuza natwe nareka dutera imbere. Ibintu biraryoshye, ubusambanyi busigaye buryoshye, biroroshye cyane, byarorohejwe, ukabona ko byarorohejwe, iterambere rimeze neza, ibintu bigenze. Horaho yabaza gukora iki? Nabaretse tubanze twirira ubuzima. Nyamara iki ni igihe cy'amakuba. Icyago kirubikiriye, ariko se cyubikiriye bande? Abasenga nimwe mutunzwe urutoki. Abasenga, abo mu nzu ya Yakobo we, abo mu nzu ya Yakobo nimusenge, nimusenge. Abo mu nzu ya Yakobo nimusenge, abo mu nzu ya Yakobo nimuhinduke, nimwisubireho. Abo mu nzu ya Yakobo nimureke imigirire mibi. Abo mu nzu ya Yakobo nimukurikize ijambo ry'Uhoraho. Haleluya. Muvandimwe ugana mu ijuru, ndagira ngo nkubwire ngo si igihe cyo gukina, oya, nta nubwo ari n'igihe cyo guceza, oya, ni igihe cyo gutwara indorerwamo mu ntoki. Ntunayishyire mu gikapu, yitware mu ntoki we, ugende wireba, utambuka wireba. Mana we, ni igihe cyo gutwara indorerwamo mu ntoki.
ni igihe cyo gutwara indorerwamo mu ntoki, ni igihe cyo kumva ubuhanuzi bwa marayika wawe, icyakubwira ukagishyira mu bikorwa. Ni igihe cyo gutabarwa, ni igihe cyo kurira, ni igihe. Iki ni igihe. Niyo mpamvu umuntu uzi ubwenge yakwicecekera mu gihe nk'iki. Guceceka ntabwo ari ukuvuga ngo kureba ibintu bipfa ugakomeza ukaribirebera. Oya, ni uguceceka, ni ugutuza, ugacecekera muri wowe, ukisengera Imana yo mu ijuru, ugategereza gukora kwa Yerega Nyagasani yarambwiye nongere mbigusubiriremo ngo igihe. Haleluya. Cyo mu byahishuwe, ariko yabimbwiriye mu byahishuwe. Reka magusomere muvandi. Umva umutwe wa 22 umurongo wa 11. Umugira nabi nakomeza agire nabi, n'uwanduye akomeza ubwandure bwe, ariko n'intungane nikomeze ikore neza, umutagatifu akomeze yitagatifuze. Haleluya. Nta mpamvu ari igihe cyo guceceka. Niba ibyahishuwe byarabivuze gutya, njyewe uyu munsi ndibuze kukubwira iki? Ni nkomeza kuvuga uragera uvuga utari ku uyu mugore. Uyu mugore ari gutera ubwoba, ukasanga wenda banaje banafashe bati twamufunze, ari gutera ubwoba, ariko ijwi ry'ubuhanuzi byo ntabwo waricecekesha, ntabwo byakunda. Nta mpamvu ugiye nkubwira muvandimwe, tega amatwi wumve ubeho. Dore ngiye kuza bidatinze, kandi nje mfite ibihembo nateganyije kugira ngo ngororere buri muntu nkurikije iki? Ibikorwa bye. Haleluya. Ibyahishuwe umutwe wa 22 umurongo wa 11 kugera kwa 12 niho nsomye. Niba ugira ngo ndabeshya, nawe uze kuhisomera. Turi mu byanditswe bitagatifu. Iki si igihe rero, ntabwo ari igihe cyo kwitararaza mu magambo, si igihe cyo kwirwa twirukanka tuva aha tujya hariya tujyana amagambo cyangwa se tujyana iki. Ni igihe cyo gutuza no gusenga, ni igihe cyo guceceka, kuko umuhanuzi Amosi aravuga ngo, ubwo n'umurongo wa 14, Amosi 5:14, aho twasomaga n'inshuro 3:14, aravuga ngo nimushake ikiri cyiza, ikibi mukireke, kugira ngo mushobore kubaho, maze Uhoraho umugaba w'ingabo azabane namwe uko mubivuga. Bantu bo mu nzu ya Yakobo dusenga tuvuga ngo Imana iri kumwe natwe, uko mubivuga rero reka nkubwire kugira ngo bibuko nguko, nuko mushaka ikiri cyiza, ikibi mukakireka. Nibwo amagambo azahura n'ingiro. Naho ubundi Imana iri kumwe natwe mu magambo, ariko mu bikorwa Imana iri hehe? Yaraduhunze. Kubera iki? Reka tuhagaruke muri introduction. Ibintu byarazambye, umwiryane ni wose, iyobokamana risigaye mu magambo, naho umutima wabo uri kure. Nguko uko ibintu byari bimeze. Nyamara ariko icyago cyari kibubikiriye, abanyashuri batangiye kwigarurira ibihugu bibakikije, ndetse Isiraheli nayo yari itahiwe. Abanyashuru ubwo no kuvuga ngo nabanzi babo bari babamereye nabi, bari kugenda bigarura ibyo bihugu. Abayisiraheli kora kudamarara ngo harazakomeza kudutabara, barakomeje barashyiza bibereye kumarira nepa, bakavuga ngo nta kibazo ngo ariko Imana irabireba, iravuga iti rero abana banje ibyo ndi gukora ntibabibona, abantu bari gupfa ntibabibona, indwara zaraje ntacyo bibabwiye, barakomeza gukora ibyaha, ndetse ahubwo nabo bari gusa n'abahindukira bakamera nk'abanyabyaha, bari kugenda batubutorwe, bari kugenda batubutungane, bakibera mu byaha. None rero aba bana banje, ngewe ikintu ngiye gukora, ngiye kohereza umuhanuzi Amosi. Nguko uko yakurebye rero muvandimwe, aho wari uri mu rusengero wasengeragamo, aravuga ati uyu mwana igitambo cy'Ukaristiya baragitura buri munsi, arahazwa buri munsi, ariko ntabwo aho guhinduka ahubwo ari kurushaho kuba mubi, atangiye no gushakisha uburyo yajya mu bapfumu kugira ngo ajye gushaka. None rero haguruka Umumararungu Marie Louise, genda umbwirira aba bana, ndaje mu gihe cyanjye, ndaje. Haleluya. Ndaje nanjye namubwe ni ndaje ngo nkore ugushaka kwawe. Haleluya. Njyewe naje gukora ugushaka kwa Data.
ntabwo ntegereje igihembo kuri runaka na runaka, ahubwo ntegereje yuko Imana yo mu ijuru izaguha guhinduka, nuko igihembo cyanjye kizaba ari icyo. Ntange njya guhembesha kwa data nzamugana nyereka abantu bagarutse muri cya gihe cya audio. Kandi nawe muvandimwe numara kuzumva ujye unsabira, haleluya, unsabire kugira ngo nanjye nkomere, haleluya, tuzabonana ariko kuri uwo munsi. Amina. Amosi yaduka muri icyo gihe rero azatangaza ubuhangange bw'Uhoraho n'ububasha bwe n'ubutabera afitiye amahanga yose, ariko kandi akanavuga ukuntu yitoreye Isiraheli ho umwihariko. Amosi yibutsa bose amabwiriza ari mu mategeko, cyane cyane yerekeye iyobokamana nyaryo nayerekeye kubahiriza abakene n'abazigirizwa. Abazigizwa ni abatindi. Amosi ntabembereza abakire, abakomeye, abacamanza n'abahereza bitambo, ahubwo abacyahira ukuntu bacishije ukubi n'ubutungane n'ubutumwa bahawe. Ubutore bwa Isiraheli bwagombaga kwigeza ku bupfura bukomeye bw'umutima. None bigiye kuba ngombwa ko Uhoraho ayihana yihanukiriye. Niyo mpamvu umunsi w'Uhoraho utazayibera urumuri, ahubwo uzayibera umwijima. Bubaye ubwa nyuma rero Isiraheli iburirwa. Nitikosora bwangu Imana izayicira urubanza rukaze. Ayo ni amagambo ndi gusoma mu ijambo ry'ibanze mu muhanuzi Amosi. Niba ushaka nawe ubyisomere kugira ngo utaza kugira ngo ni amagambo ya wa mugore. Bubaye ubwa nyuma Isiraheli iburirwa. Ntabwo nakubwiye ko Yesu yanyohereje ndakarumbeti ka nyuma. Amakuru tumva na yahe? Mba mvugana ariko buriya tuzumva ryari. Hari akantu bajyaga bandika mu kinyamakuru, niba ari ikinyamateka ngo bazumva ryari. Habaga hari umuntu uhora afite akabazo, bazumva ryari, bazumvishwa n'iki mbese? Muvandimwe nizere ko utari muri bazumva ryari. Haleluya. Imana iguhe umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.